muraho neza, nizere ko mumeze neza, ibihe byiza mwese. So turi hano ubu mutubona turi mu bukwe bwa Miki. Muri kumva muri background kuno bantu batangiye kuririmba indirimbo z'iwacu i Rwanda. So rero ndi hano kugira ngo nifurize Miki ubukwe bwiza, agira ubukwe bwiza. Nako already ndi kubibona ko biri bube byiza cyane, ahubwo azagira urugo rwiza, Imana izahaze kwifuza kwe, Imana izamwubakire, Imana ari izaba iya mbere muri byose, mu rugo rwiwe, hagati yiwe n'umugabo n'umutware wiwe, Imana ari izajya iyobora. Muri make ni nko kumusengera musabira ngo urugo rwe ruzubakwe n'Imana, azabyare hungu na kobwa. Turamushyigikiye, turamukunda, turi hano kubwe, tuzakomeza kuhaba kubwe. Miki ndagukunda, urabizi uri umwana mwiza, abantu uko bakuzi bitandukanye nuko njyewe Nyambo nkuzi, nuko bagufata bitandukanye njye nuko nkufata, kuko njye nkuzi mbere y'uko abo bantu bakuzi. So rero uzakomeze ube umukobwa mwiza w'imfura, kandi uzubaha umugabo wawe, nako ni ibisanzwe usanzwe kubaha. Kandi ni Mirere na Mirere, we na Aga ni Mirere na Mirere. Nujya wumva byanze ujye usenga Imana, uyibwire ngo ngwino ube mu byanjye ngendana niwe, umpe imbaraga zo kubibamo. Nakubwira ibintu byinshi ariko reka ndekeraho. Ikintu nabwira ni uko nkwifuriza urugo rwiza kandi ngukunda. Bye. Yes, ashimwe cyane. Ni Mimi Mireille, ndi mu bukwe bwa Miki, naje kumutahira ubukwe. Ndanezerewe cyane ko no munsi wiwe. Ibaze ko navuye i Burundi nje mu bukwe bwa Miki, cause ndamukunda cyane, ndamukunda, turakorana muri timu yo kwa Kiraman Empire. No munsi ndamwifurije kunezerwa, aze kugira ibihe byiza. Uyu munsi Imana yari yarawemeye kuzomubako, ni umunsi w'umunezero ku buzima bwiwe. Twari tuwurindiranye igishika, rero turanezerewe cyane cyane. God bless you Miki, I love you. Miki, twifurije urugo rwiza, Nyagasani azokubakire mu rugo rwawe ruzo rw'umugisha, uzibaruke umuhungu n'umukobwa, ahungu na kobwa, urugo rwawe ruzogendererwe, habemo amafaranga menshi, ibyiza byinshi, natwe uzoduheko kuri ayo mafaranga uzotwibagire. Niyo migisha, urugo rwawe rugendwe, rukundwe, Nyagasani akujya imbere, umukobwa wacu. Baby wambonye mbaho, it's okay. Ubukwe bwiza Agami, ubwo ni Aga na Miki, turi muri show yabo y'ubukwe. Twabwenjoyinze nk'aho ari ubwacu, ni umuvandimwe, ni musaza wanjye, ni murumuna wanjye Miki. Bifurije urugo rwiza, amahoro y'Imana azabane namwe mu rugo rwanyu, Imana izabe mu rugo rwanyu, ruzagendwe, muzabyare hungu na kobwa. Turabakunda, tuzaba duhari mu bibi no mu byiza. Miki mwana wanjye, nta kindi kintu nabona nakwifuriza, nta n'icyo nabona nakubwira uretse kukubwira ngo Imana yo mu ijuru ikubakira urugo rwiza, izaguhe hungu na kobwa, izaguheraho abandi baburiye, uzubake, mbega kuzageza ushaje. Ndagukunda cyane, nta kindi kintu nabona, mbega nkufatiye iburyo nk'umubyeyi. Miki, Imana iguha umugisha, kandi ndagukunda cyane. Vlog. Okay, mfite isoni but to my dearest wife, Miki is my wife. After all, she is my wife. Umva, ndakwifuriza ibyiza, Imana yaze kwifuza kwawe, Imana ishimwe, njye nishimiye kuno Imana ikoza umwanzi isoni. Uyu ni umunsi utazibagirana. Abafakinga inseko, abakora iki, njyewe speaking to the bottom of my heart,
ndagukunda cyane. I'm very proud of every step you're making us proud, and I wish to step as you. Okay, so urugo ruhire, ibyiza byose, imana izabaye kubyara ahungu n'akobwa, mwororoke, ibiryo ntibizabure, kandi umwanzi ubanga azajya avomesha supaneti. Ndagukunda cyane bebe, my wife. Hey guys, my name is Krista, ndi umushuti wa Miki. Ndifuriza Aga na Miki urugo ruhire, bazabyare hungu n'akobwa, urugo rw'amata n'ubuki. Ndabakunda cyane. So, ladies and gentlemen, as you can see, turi mu bukwe bwa Miki. So, niba utishimye ufite ishyari. Hey, Miki tumwifurije urugo ruhire, urugo rwiza. Yatwensipayarinze ko natwe tuzakora ubukwe. Vuga ngo ubukwe. So, aha ni he? Ubukwe. Nifurije ubukwe bwiza Miki na Aga, mbifurije kuzagira amahoro mu rugo rwabo, mbifurije kuzagira amafaranga, mbifurije kuzagira abana b'abahungu n'abakobwa, mbifurije kuzagira ubutunzi, mbifurije ibyiza byose. Noneho ikirenzeho, mbifurije kuzagira Imana mu rugo rwabo. Thank you.